kuri uyu wa kane tariki enye Werurwe umwaka wa 2021 Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwatangiye kuburanisha urubanza ubushinjacyaha buregamo Madame Idamange Iryamugwiza Yvonne ku byaha bitandukanye birimo ibyo guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda. Idamange w'imyaka 42 y'amavuko yatawe muri yombi ku itariki 15 Gashyantare umwaka wa 2021 hari nyuma y'iminsi akoresha imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo arimo gushishikariza abantu gukora imyigaragambyo imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Urubanza rwe kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwatangiye kuri uyu wa kane, ruburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aho uregwa yarari kuri sitasiyo ya RIB ya Remera aho afungiye, mu gihe urukiko rwo rwari Kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Mu cyumba cy'iburanisha harimo abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bake bo mu nzego zishinzwe uburenganzira bwa muntu, mu gihe ku rundi ruhande Madame Idamange we yarari kumwe n'abunganizi be mu cyumba cya RIB. Umucamanza yatangiye abaza Idamange niba yemera ibyaha aregwa, maze avuga ko byose nta na kimwe yemera. Ku cyerekeranye na sheki itazigamiye, ubushinjacyaha bwavuze ko yayihaye uwitwa Nsabimana y'amafaranga 400,000. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibindi byaha byakozwe harimo guteza imvururu muri rubanda. Havuzwe ko bishingiye ku biganiro bye yagiye anyuza ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu biganiro bye yakunze kugaragariza abaturage ko leta y'u Rwanda nta kikora, bukavuga ko nta muturage wari wamutumye, ko yahamagariye abaturage bose kujya kwigaragambya bakamagana leta, anahamagarira n'abari mu mahanga ngo bahaguruke bajye kwigaragambya. Ngo aya magambo agaragaza ko nubwo nta mvururu zabaye ashobora guteza imvururu mu baturage, kuko kuvuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwaho imyanzuro idahwitse bihura n'ibivugwa n'ingingo zisobanura icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda. Ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside, ubucamanza bwasubiyemo amagambo yavuze ko leta itondeka imibiri y'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi nk'isukari bacuruza. Bwavuze ko amagambo ye adaha agaciro imibiri y'abishwe nuko bibukwa. Bwanavuze ko abajya gusura urwibutso ari mu rwego rwo kumenyekanisha ibyabaye kugira ngo bitazongera kubaho, ariko we atabiha agaciro. Ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga, bwavuze ko kuba yaravuze ko abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ari imvugo iharabika Perezida wa Repubulika ikojeje isoni, ndetse ko ari imvugo z'ibihuha kuko nta gihamya na kimwe agaragaza. Bwanavuze ko kandi kujya kuri YouTube akavuga amagambo yateza impagarara mu baturage ari ibintu yakoze abigambiriye, aho bwanavuze ko amagambo ye yavuze yuko leta isigaye ari baringa, bushimangira ko nta muntu wari wamutumye, ndetse akanongeraho n'imvugo zo gutukana aho yavuze ko leta iyobowe n'amabandi ndetse n'abagome. Umushinjacyaha yavuze ko uretse kuba ayo magambo ari ibihuha ngo ari imvugo nyandagazi. Umushinjacyaha kandi yavuze ko ubwo Idamange yajyaga gufatwa abashinzwe umutekano ngo bageze iwe bamwereka ibyangombwa ariko yanga ko binjira. Muri uko kwanga kwinjira yatambamiye inzego z'umutekano kandi zifite ibyangombwa biziranga. Ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ngo Idamange utuye mu nzu ya etaje ubwo abashinzwe umutekano bajyaga kumufata, we n'abantu bari kumwe batangiye gutera amacupa abashinzwe umutekano, maze umupolisi umwe aza gukomereka. Ku cyaha cyo gutanga sheki itazigamiye gishingiye kuri sheki y'400,000 yahaye uwitwa Nsabimana Emmanuel, ngo banki yarebye kuri konti ye isanga nta mafaranga ariho, gusa ngo mwibazwa rye yavuze ko yishyuye uwo Nsabimana. Ubushinjacyaha bwasabiye Madame Idamange gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera uburemere bw'ibyaha bikomeye ashinjwa. Idamange we ahawe umwanya kugira ngo atange ibisobanuro ku byo ubushinjacyaha bumushinja. Yavuze ko ku itariki 15 Gashyantare iwe hagiyeyo abantu 8 hagana saa 8 z'amanywa, ngo we yari kwibaraza hejuru muri etaje atuyemo. Yavuze ko uwo munsi Imana ngo yakinze ukuboko, kuko ubwo abo bashinzwe umutekano binjiraga batigeze bakomanga, ahubwo ngo iyi imbwa ziba zitaziritse ngo zari kubarya. Bakubise umugeri wa portaye, abandi batangira gukoresha igipangu umuriro bagaragaza iwanjye. Abo bantu bigeze bakomanga urutanga kubakingurira, hari na soni ntabwo bigeze basona urutanga gukingura. Baje bakingura uburyo bwabo bashaka, bamwe bumira abandi basohoka urugi,
tubisanga basanga mu muhanda bari abantu bagera mu munani bambaye imyenda ya gisivile nta karita bigeze bakwereka batubwira ko ari abarimu nta n'icyo ari kutwereka abo bantu bariko na gato twababonye nk'abantu bagizi ba nabi binjiye baje gukora umugambi mwinshi iwanjye hari abantu babiri hari abagore babiri basohoye abana banjye hari abashyitsi babiri umwe n'umugabo undi n'umugore hari abakozi banjye babiri b'abahungu bakuze hari n'umukuru wanjye umwe hari nanjye n'abana banjye bane uko bavuye hanze binjira bazana urwego mwinshi bahita bakubita urukizo ubwo hanze kuri salo ibyo baramenagura bananyakirije cyane barwana no kwinjira mu nzu ariko barwana no kuza ahantu hihebuje etaje kuko twese twari tumaze kumenya ko igihe gitangaje ayo makuru twagize ubwoba ko ari abantu b'abagizi ba nabi ahubwo baje kumufasha kwiyoba dutangira gukoma induru abari mu rugo twese dutangira gukoma induru kuko n'uwo twihana abantu bahise imodoka zagendaga bamwe barahagaze abandi barafuka bahagarara impamvu kuko baba bari baje iwanjye baje n'amamoto nta nubwo nigeze mbona bibu ijya mu rugo rw'umuntu itega moto icyo bintu ntabwo bizi ntajya ari kumbwira ko ari abantu muri uko kuza rero n'imbaraga nyinshi basenya ikirahure n'iki ashobora kuba ari naho umuntu wabo yakomerekeye kuko kuvuga ngo hano hari amacupa urugo rwanjye n'urugo runini rubamo ibikoresho bitandukanye nta bitangaza ko habayemo amacupa ahubwo n'Imana yakinze ukuboko imbwa zari ziziritse zitunguranye kuko iyo zose usanga ziri hanze zari urukongi. Hashize umwanya ngo abantu bari bambaye impuzankano binjiye bamusaba kumanuka hasi muri etaje ntiyamanuka barazamuka niko kumwambika amapingu. Yavuze ko umupolisi bivugwa ko yakomerekeje ashobora kuba yarakomerekejwe n'urugi. Ati rwose ntabwo nzi uko uwo muntu byamugendekeye nta nubwo nzi ko atari bagenzi be bamukomerekeje. Idamange yakomeje avuga ko ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi ngo adashobora kugikora kuko atari umuntu wapfobya jenoside ahubwo ko n'uwabikora yamurwanya. Ku cyaha cyo gutambamira imirimo y'igihugu ngo ibyo yavugaga yavugiraga abanyarwanda kuko yumvaga akunze abanyarwanda ngo ntabwo yigeze atesha agaciro coronavirus ahubwo ngo icyo yakoraga yasabaga abantu kuyirinda bubahiriza amabwiriza kandi ngo yabikoraga ashingiye ku by'amategeko amwemerera. Naho ku cyaha cyo gutanga sheki itazigamiye yavuze ko kitabayeho kuko ngo iyo sheki yayitanze Nsabimana bizi neza ko nta mafaranga ari kuri konti ye. Avuga ko ahubwo akwiye kurekurwa akajya kwita ku bana be bane bato kandi ko nta kimenyetso na kimwe ateganya gusibanganya ko n'amashusho ye atazayasiba. Mbere yuko asoza umwanya yarahawe Idamange yagize ati ndasaba imbabazi abantu bumvise ko imvugo nakoresheje ziremereye zikababangamira. Ndabisabira imbabazi nk'umunyarwanda utifuza gukomeretsa abandi. Umucamanza amubajije niba yemera ko video ziri hanze zirimo amagambo agize ibyaha ubushinjacyaha bumurega ari we koko. Yasubije ko ari ugaragara. Madame Idamange yabwiye urukiko ko mwifatwa rye hari uburenganzira bwe butubahirijwe kuko yafunganywe amapingu ndetse akagerageza gutakamba ariko ababishinzwe bakabyirengagiza. Yavuze kandi ko hari uburenganzira bwe bwirengagijwe kuko ngo yari mu mihango y'abagore ariko ntahabwe umwanya uhagije wo kwiyitaho. Barangije mu masaha 8 musaka nibwo bahise bafata mu masaha 8 za nijoro nibwo bahise bafatana b'abantu bane b'abakozi banjye babiri b'abashyitsi babiri badukubita mu mamodoka baratujyana. Ntabwo bigeze nabwo batwereka icyemezo bagasiga umuryango wanjye icyemezo cy'ahantu bakajyana kandi narakibasabye. Barababwiye bati muyandikire umuryango wanjye mubabwiye ahantu tujyane bati imbere hatuye ntabwo dukeneye ikintu kijyana badushyira mu mamodoka saa 8 za nijoro nibwo batujyanye bisanze indi hano kuri sitasiyo ya Remera hari ku itariki
n'esheshatu kuko saa sita z'ijoro zari zageze ariko bazinyishije ko bafashe ku itariki 15 nta kindi na nicyo cyo gukora n'amaboko yabo babisabira kuva naza guhera icyo gihe nahageze banyambitse amapingu nkagera ku mapingu nkagera ku mapingu nkajya kuri tuwarete iri ku mapingu ibyo by'ibyumweru bibiri cyose kirarangira kugeza n'ubwo barangiye kubahiriza agenda nk'umuntu w'umugore babwira ko ndi muri periyode mbi ndi mu mihango ngiye kwiyitaho ntibigera bagikunda gukora ntibaze nawe nk'umugore uri mu mihango uziritse amapingu kugira ngo witeho ni ikintu kidashoboka barahamagara ku buryo bwose bushoboka abametero bagiye babisakuza barabinginga ngo barekure amapingu babyemera ubushinjacyaha ndababwira ndabatakira n'abametero barataka ntibagira icyo bakora ejo bundi ku itariki 29 ubwo hazaga abashinzwe komisiyo y'igihugu abashinzwe komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nibo baje ndababwira maze kubabwira nibo bonyine babashije kumurushaho ayo mapingu nahorana ku buzima bwanjye bwose n'umugomba gufata amavuta n'amasabo umushinjacyaha ahawe umwanya yavuze ko ubwo Idamange yajyaga gutabwa muri yombi ngo yanze gukingura kandi ko abagenzacyaha bafite uburenganzira bwo kwinjira ku ngufu ari nabyo byabaye ngo iyo yemera agakingura ntabwo bari kwinjira ku ngufu kandi yarahagaze hejuru kuri etaje abareba ahubwo arabihorera kandi ubugenzacyaha nabwo buza amategeko ari nayo mpamvu bwakira ubuzima bwo kubanza gusaba ubushinjacyaha kuba agaragaza ko binjiye bitunguranye nawe yabisobanuye yavuze ko we urupangu ni rurerure ni hejuru ngo hariho kugira ngo hari utuntu bajya bashyira ku ipangu hejuru kugira ngo byibuze abajura badashobora kwinjiramo ntekereza ko nk'umuntu wari hejuru yari yanababonye nk'uko yabyivugiye ngo aba muri etaje iyo abafungurira ntabwo ibyo byose byari kuba itegeko ribemerera kuba bakwinjira ku ngufu mu gihe banze gukingurirwa kuba avuga rero ko yasatswe mu masaha atemewe ntabwo ari byo kuko nawe ubwo abyivugira bageze mu masaha ya saa 8 kubera rero uko kuhanya no guhangana n'izo nzego amasaha arakuriye ibyo rero nibyo dushaka kugaragariza urukiko ko ibyo avuga bitabayeho ndetse urukiko rutariha agaciro ubushinjacyaha bwavuze ko ubwo abagenzacyaha bajyaga kumuta muri yombi ngo bari babisabiye uburenganzira ndetse bwanavuze ko inzego z'umutekano zitari gushobora kumva imvugo y'umuntu uhamagarira abantu guhaguruka bagahurira ku rugwiro ngo zikomeze gutegereza ko iyo myigaragambyo itemewe yaba bwavuze ko gukomeza kurebera byari kuba bisobanuye ko nta nzego zifatika zihari umushinjacyaha yabajije niba hari imyigaragambyo yabaye ubugenzacyaha bwakumiriye cyangwa se ko bwakumiriye icyaha kitaraba umushinjacyaha yavuze ko kuba yari amaze kubwira abantu aho bahurira bwihutiye gukumira icyaha kitaraba kuko ari byo byari ingenzi abunganizi bahawe umwanya kugira ngo basobanure ibyo ubushinjacyaha bwavuze bo bavuze ko ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ngo iki cyaha adakwiriye kugikurikiranwaho afunze kuko amategeko agiteganyiriza ibihano bitarenze imyaka 2 y'igifungo ndetse ko ibyagezweho mu iperereza bitagaragaza inkurikizi y'ibyabayeho bitewe n'amagambo yavuze bavuze ko bidashoboka gushakisha impamvu zikomeye ku cyaha kitakozwe ndetse abunganizi be banongeye gushimangira ko ubwo yari agiye gutabwa muri yombi hirengagijwe amategeko kuko ubuyobozi bw'ibanze butari buhagarariwe bwavuze ko umuyobozi w'isibo wari uhari atari mu bantu babarwa mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze ahubwo ko abagenzacyaha bagombaga gukora akazi kabo neza bakajyana n'umuntu udakimwe banavuze ko kandi nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko wakomeretse yakomerekejwe na Idamange ngo ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza ibimenyetso byerekana isano y'uko gukomereka no kuba byarakozwe na Idamange umwunganizi we yavuze ko Idamange akwiriye kurekurwa kuko hatuye hazwi na cyane ko isi iri mu bihe bikomeye bya coronavirus ku buryo byamubashisha kwirinda kwandura umwunganizi we kandi yavuze ko umuntu ngo adashobora kuzira amagambo avuga kandi ko ubushinjacyaha ngo butigeze bugaragaza abantu bagizweho ingaruka n'ibyo Idamange yavuze bukerekana bari gutera imvururu n'ibindi yakomeje avuga ko amashusho ye yasohotse adakwiriye gukurwamo ijambo rimwe ubundi akaba ari ryo risesengurwa
Aha yasabye urukiko guha agaciro ibimenyetso muri rusange aho gucagagura imvugo. Madame Idamange yongeye guhabwa umwanya avuga ko mu byaha byose ashinjwa ubushinjacyaha buhuzagurika kandi ko nabwo ubwabwo butabizi. Yavuze ko ibyaha aregwa bigenda bihindagurika ahubwo ngo bameze nk'aho bari kumusubiza mu mazimwe. Yavuze ko umushinjacyaha ari kumushinja ibinyoma ngo abizi neza ko ari ukubimuhambiraho. Yanavuze ko kandi ngo nta muntu wishwe n'amagambo yavuze kandi ko ntacyo ari cyo kuba yahamagarira abaturage ngo bamukurikire. Yavuze ko atari umuyobozi nta n'ishyaka arimo ku buryo abaturage be bari kumuyoboka. Avuga ko ubushinjacyaha ngo bwari bukwiriye kureka ngo igikorwa kigize icyaha aregwa kibe, ahubwo we ibyo yavuze ngo ari uburenganzira bwe. Madame Idamange yasoje avuga ko ibyo yakoze byose ngo ari umutima wo gukunda igihugu, ko urukiko rukwiye kwirengagiza ibyo bamubeshyera ahubwo rukamurekura akajya kurera abana be kuko ngo bamukeneye. Umucamanza yasoje iburanisha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, yanzura ko icyemezo kizafatwa kuwa 2 tariki 9 Werurwe 2021 isaa 10. Nitwa Simeon Sizo Muhumuza, iyi ni One Nation Radio i Kigali.